Shyamba we uri kumbwira ibiki? Ubundi ni ibiki byabaye muri shyamba? Ibimenyetso bishatse kuvuga iki? Abere muhungu wanje, uburinganire hagati yanyu ndabona buri kugabanuka pe. Niba umutima wa Kayini udashobora gutuza, mfite ubwoba ko dushobora kumubura. Data, nagerageje ariko ari kunyihunza. Ndikubyiyumvamo imbaraga ndumva zirimo ziriyongera. Vuba bera kintu uretse igicucu. Iri shyamba ndumva ritandukanye. Ni nkaho riri kumbura ariko nta n'ikintu na kimwe mfite cyo gukora. Umunsi zawe n'inzira. Buri gihe wakunze Abere Kondo. Ndabakunda cyane mwembi bana banje, ariko mba mbona wowe ugendera mu nzira iteje akaga. Ni wowe wabikoze kuko ni wowe wamatirije kugendera muri iyo nzira. Siko bimeze mwana wanje, ndabakunda mwembi kandi mu buryo bungana. Ubwo ni uburyarya ukunda Abere Kondo. Ibyo byose isoko y'ibyawe, ishyamba, isi ndetse nawe. Nkora iki? Abere, niba byose tuzaba turi kumwe. Ayira, sinshaka gutakaza undi muntu mu mwijima. Ishyamba ryahagurutse, hajemo umutegetsi mushya kandi impirimbanyi zishaje zizawe. Witonde ugende mu gicucu. Umuvandimwe wawe yahisemo, ishyamba naryo riramukurikiye. Imbaraga zizaza ku giciro Abere. Abere, ntushobora kumukiza niba adashaka gukira.
ishyamba riraduhindukirira riraza kuturwanya. mwana wanjye abiri ni Kayini yahujwe n'uburyo runaka. Ibi nibyo nashakaga koko. Sasa rero ubu tuvugana turi kuri shoot. Umuntu uteye nabi kurusha abandi bose ku isi uri kumubona ari kutumansurira. Amanze nkora ko ka. Ibyuki. Ako mwana uri mubi bihagije. Rukara ubu nangiye gushidikanya ko n'umutima we waba ari mwiza. Cyaro uri mubi pe. Rukara ni mubi yego ndasibiri. Ariko icyo nzi cyabagiriye nayo izambi. Oya se kandi. Reka nkubaze. Wamujama. Nyine wamujama. Reba no nkubaze. Wamujama ujye utwara igikombe cy'abantu babi ku isi akigutwara nayo. Umva bere mwana wanjye. Ariko nashaka kukubwira. Uvandimwe wawe bagake. Sawa nari bireka mufatira aho ngaho. Sawa komeza gutyo rukokomeza. Wowe none umurebe. Utumugaterega nago azigera guhitamo mu gihe cyose Kayini gihari abera gihari. Uri seriye uraka. Nyine urumva wowe urabivuga usa n'uwihenera. Ntabwo azitera kumva cyose. Nyine nk'umuntu uri gutanga umuti. Wowe urasa nk'ugira iki. Nk'unyishima hejuru nyine. Noneho ngewe yenda nkuko avuga. Iyo ndayifata nyuma. Harya sitwerekanya ko waje ukageraho. Uvuge cyane nyine turi kuvuga gake. Ukuntu uri ikibisha bakaba bari kugutakagiza twagiye. Okay, twagiye kuri sene ya 8. Njema bajwe n'ukuntu bari kugutaka kandi uri mu bisene ya 8 rata boss. Abo kantu ushyizemo ntabwo ariko inde njyewe ikintu cya mbere ugomba kumenya aha ari kubwira nde naromba ako nkuyemo agapira kanjye muratenye bwire no za 8 ubundi abahungu ntabwo babura kunsebya tubaze abakobwa umeze nabi rati